namwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Twebwe sura gacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gusamiranya, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Muribuka yuko mu minsi itambutse cyane cyane kuri uyu wa mbere nibwo twabonye ibyamamare byinshi bitandukanye byagiye bigezwa imbere y'urukiko. Muribuka yuko witwa DC Clement akatiwe iminsi 30 y'agateganyo ubu yageze imageragere, ndetse n'uwitwa Jihad yatangiye kongera kuburana kubera yuko bari bamukatiye imyaka 3 ndetse n'izaba ya miliyoni 3 niba atari imwe, ntago nibuka neza, ndetse n'uwitwa Papi Nesta, Francois Xavier ndetse na K John. Abo ngabo nabo bamaze gukatirwa ariko bongeye kujurira, aho kujurira icyemezo cy'urukiko bongera kuburana mu mizi. Nabyo ibyo twabivuzeho. Rero uwitwa Jihad nawe ubwo nyine nawe yarajuriye na bagenzi be nyine Francois Xavier, Papi Nesta ndetse na K John. Ariko uwitwa Papi Nesta we yavuze yuko ibyaha byemera kandi yicuza, kandi avuga yuko ibyo bintu yabikoze atazi ko bigize icyo. Ariko witwa Jihad ntago yemera ibyaha, K John ntago yemera icyaha, ariko urukiko rushobora kuzashyiramo imiyaga witwa Papi Nesta bakamugirira ikigongwe. Rero tugiye kuganira gatoya ku witwa Eric Semuhungu nawe wakatiwe iminsi 30 y'agateganyo yamaze kugera nawe imageragere. Urumva yuko ibyamamare byinshi cyane kabisa byatangiye biri kuzura imageragere, bafata ku mavuta ariyo. Reba witwa uriya w'umufashion Twahirwa Moses, reba n'abandi benshi cyane b'ibyamamare bari imageragere. Urumva ibintu ntabwo ari byiza cyane. Urumva koko mageragere rwose birakomeye cyane. Rero uwitwa Eric Semuhungu ubwo bamukate nyine iminsi 30 y'agateganyo ku byaha 3 yashinjwaga, ariko babonye yuko 2 bigitesheje inkeke gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'ikindi cyaha kimwe, nibwo urukiko rwabonye yuko adakwiye kuburana afungwa, akwiye kuburana afunze. Rero nibwo bizagenda nyine witwa Eric Semuhungu agatangira kuburana mu mizi. Gusa noneho bazaba bageze mu mizi, hano uzajya uvuga ikintu ugahita uzana fact, uvuga ikintu uzana fact, kuko bagiye bivugwa yuko mu bantu bagiye bamureze bavuze yuko bakoranye imibonano mpuzabitsina inshuro zirenze 10. Rero ibyo byose bagiye bavuga byose bazagenda babizanira gihamya, kubera yuko gihamya nigize icyo kintu cyo gihama witwa Eric Semuhungu. Niba nta gihamya, ubwo nyine icyo kintu Eric Semuhungu azakibaho umwere, kubera yuko sinzi niba nkeka ko bamureze bafite koko gihamya, kwako uwitwa Eric Semuhungu nawe yavuze yuko atigeze abasindisha izo nzoga bavuze, kubera yuko yabaryaga nabo bakamurya. Ubwo nyine nabakorana nyine nabatinganye nyine bakorana bahuje imibiri kandi bose ari ibitsina gabo. Rero Eric Semuhungu yemeye yuko yabaryaga nabo bakamurya, nyine bose barabikorerana. Rero witwa Eric Semuhungu nyine nibwo azaburana mu mizi, azana ibimenyetso nabo bazana ibimenyetso, hanyuma turebe uzatsinda ninde. Tweke twifuza muri industry nuko twakifuza ko Eric Semuhungu yaba umwere, akongera agasohoka agakomeza ubuzima busanzwe, kubera yuko kwifuriza umuntu w'umugabo gufungwa ni ibintu bigayitse, ni ibintu bya fake, ni ibintu biraho, kubera yuko aho umugabo aguye urenzaho utwatsi. Kubera yuko n'uyu nguyu Eric Semuhungu witwa Jihad ajyanwe mageragere, muribuka ko ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje nyine nk'umuntu wishimye, ariko ubu ngubu saciyemo amezi angahe, ubu ngubu nawe ari ku minsi 30 y'agateganyo, ubu ngubu ari mageragere. Rero urumva ntago bikwiye nyine guciraho umuntu iteka ngo uvuge ngo wabyishimiye, kubera yuko ejo n'ejo bundi nawe wagerayo, kubera ko gufungwa n'ibya buri mugabo wese. Rero ngiye
ngiye kubumvisha muri buno buryo uwitwa Babu Rwanda kuri Ruwa Rwanda yabisobanuye ubwo yavugaga inkuru imva n'imvano y'uwitwa Eric Semuhungu. Tuganira amakuru y'imyidagaduro, reka dukomeze tubyumve muri buno buryo. Mu batangabuhamya bavugwa n'abatangabuhamya babiri. Uwitwa Eric Semuhungu ni umuntu dufitanye ikibazo ku buryo ntekereza ko bitaba ari igitekerezo cyiza guhereza agaciro ubuhamya yatanze muri runo rubanza. Aravuga ati uyu nguyu Semuhungu bwo yari muri Amerika akurikiranyweho ibyaha birimo gukwirakwiza n'undi amashusho y'urukozasoni ndetse no gufata ku ngufu. Ati namukozeho ikiganiro. Icyo kiganiro nakoze naravugaga nti kuko Semuhungu yari arasaba yuko yasubizwa muri South Africa kubera ko yaragiye kuba deported cyangwa se kudeportingwa. Ati icyo gihe nakoze ikiganiro mvuga nti ese kubera iki Semuhungu nk'umunyarwanda asaba gusubira muri South Africa nkaho yasabye kuza mu Rwanda mu rwamubyaye kugira ngo aze nyine twubaka igihugu nimba yanavanye n'amafaranga muri Amerika azana amafaranga yubake afatanye n'abandi kubaka igihugu. Ati icyo kiganiro nakoze mvuga ati Semuhungu yagaruye mu Rwanda wo kugiranwa muri South Africa, ati ntabwo cyamushimishije kubera ko yari umuntu wifuza yo gusubira muri Afrika y'Epfo nubwo byaje kurangira aje zanwe mu Rwanda. Ati rero byabaye beef hagati yanjye nawe ku buryo ubuhamya bwe cyangwa se ibyo yamvuzeho imbere y'amategeko mudakwiye kubiha agaciro kuko ni umuntu tutigeze tubana neza. Nyuma y'uko ibyo bintu mbikoze, nyuma y'uko garutse mu Rwanda, ni umuntu twagiye tugongana ku buryo ntekereza ko ibyo yamvugaho atari ibintu twashingiraho. Ati ikindi Semuhungu ni umuntu mwibazwa, yavuze yuko amashusho cyangwa se stati n'amashusho yabibonye kuri stati ya Odette yuko nabipostinze. Uwo nguwo Odette yagiye avugwa kenshi, numwe mu bantu bagiye bavugwaho cyane, avuga ko numwe mu bantu bacuruza amashusho y'urukozasoni ku buryo ushobora kumwandikira akakubwira ati nyohereza amafaranga nyaguhereza. Atari ko tugeze mu bushinjacyaha uwo Semuhungu yahise avuga yuko stati yayibonye yicaranye n'uwitwa Zinda nawe hosting agarutsweho cyane mu rubanza. Ati Zinda yabonye kuri stati yanjye, ati hanyuma avuga ko ngo Zinda ngo yari birebye stati yanjye ngo gahita abonaho ngo na postinze ngo screenshot ngo amashusho y'ampano ngo arangije ngo yereka Semuhungu ngo ati dore ibintu Jihad apostinze. Jihad akavuga ati bwana mucamanza cyangwa se madame la presidente, njyewe nimero yanjye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Bitier areba stati zanjye, nafashe stati ndayipostinga mpayidinga abandi bantu bose, siguye Zinda warebye stati ari kumwe na Semuhungu. None se yampana agira nimero yanjye ndetse n'abandi bantu benshi bagira nimero yanjye, ndi umwe mu bantu bagira stati zirebwa cyane. Kubera iki nta wundi muntu ujya ugaragara avuga ko yabonye iyo stati ya screenshot nashyizeho y'amashusho y'ampano, hakagaragara uyu Zinda nawe twagiranye ibibazo, nawe asobanura uburyo bagiranye ibibazo. Aravuga ati uyu Zinda ni umumama wari umaze igihe gitoya cyane abyaye, atari ko nyuma yo kubyara hamugaragarwaho case y'ibiyobyabwenge. Ati ndangije nkora ikiganiro mvuga ni nk'umuntu w'umubyeyi unatwite igihe yatwise n'igihe yibarukiye ntibagakwiye kuba ugaragarwaho n'ibiyobyabwenge. Ati icyo kiganiro nakikoze mvuga nti ati ibiyobyabwenge bigira ingaruka ku mwana dutwite, twonsa n'ibindi bitandukanye. Icyo kiganiro ntabwo yagikunze, turiyo mpamvu nawe numva ko we na Semuhungu kuba aribo bantu bonyine urwo ruziga ariho bigarukira mu gutanga ubuhamya bitagakwiye guhabwa agaciro, kubera ko hano nabandi kure